Inama y'umunsi. Bari bakira abajene Marie, bari baturiye ikirwa bari batuyemo byari bigoye ko habona akazi kabasha gutunga umuryango. Mu minsi mike bari bamaze bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo. Mu ijoro bamaze gufata ifunguro, umugabo abwira umugore we yitonze ati hari icyo nshaka ko tuganiraho. Umugabo yaratangiye ati mugore wanjye, maze iminsi ntekereza uko nzakubwira icyemezo maranye igihe, ariko ubu ntekereza ko icyo ari cyo gihe ngo mbikubwire. Ku munsi w'ejo nzafata urugendo njye gushaka imibereho kure ya hano. Nshobora kuzamarayo iminsi myinshi kandi birashoboka ko tutazongera kubona uburyo dukomeza kuvugana. Ngiye gushaka ubuzima, nzaza nzanye amafaranga menshi ashoboka yabasha kuduhindurira imibereho. None ikintu kimwe ngusabye mugore wanjye, uzambere umwizerwa, nanjye sinzaguhemukira. Umugore n'amarira menshi cyane yemera umwanzuro w'umugabo we. Muri iryo joro barariye, baranyweye, basezeranaho nk'abatazongera kubonana vuba. Umugabo mu gitondo cya kare yafashe urugendo, arenga imisozi myinshi cyane kugira ngo abashe kugera mu mujyi mukuru. Kubw'amahirwe yaje kubona umuha akazi. Umugabo mbere yuko atangira akazi yabwiye umukoresha we ati ngiye gutangira akazi, sinzi imyaka nzakamaramo, ariko igihe nzumva nkeneye gusubira imuhira ndabinginze muzambohore, muzandeke ngende. Mfite umuryango nshaka guhindurira ubuzima, bityo amafaranga yose nzajya nkorera ku kwezi mujye muyabika, muzayampera rimwe umunsi nzaba nanzuye gutaha. Umugabo wari uzi ikimuzanye mu mujyi yatangiye gukora amanywa nijoro, agakora ataka ikiruhuko cy'uburwayi cyangwa se izindi mpamvu. Imyaka yaje guhita ari myinshi. Nyuma y'imyaka 20 yose, umugabo yegereye umukoresha we ati databuja, ndatekereza noneho ko igihe ari iki ngo nsubire imuhira. Amafaranga maze imyaka 20 nkorera arahagije ngo ampe ubundi buzima njye n'umuryango wanjye. Umukoresha we yinjiye mu nzu, azana ishashi irimo ikizingo cy'amafaranga. Mbere yuko ayamuha ati mfite ibintu bibiri hano byombi by'ingenzi ku buzima bwawe, ariko urahitamo kimwe cyonyine. Umukoresha aratangira ati hano hari amafaranga umaze imyaka 20 ukorera, ndayaguha yose uko yakabaye nkureke witahire, cyangwa se nguhe inama 3 uzakenera mu buzima bwawe, ariko amafaranga umaze imyaka 20 ukorera uyasige. Amahitamo ni ayawe ubu ngubu. Uwo wari umwanzuro ugoye mu buzima. Umugabo yasabye igihe cyo kubitekerezaho. Umugabo yatangiye gutekereza, atubuko ko nsiga amafaranga maze imyaka 20 yose nkorera mvunikira, nzahinguka mu maso y'umugore wanjye mubwira ngo imyaka 20 yose maze mu gasozi nari ndimo nkorera inama 3. Ubundi si zo nama 3 yangira mu buzima niziye. Nanone se ko yambwiye ko izo nama nzazikenera ubuzima bwanjye bwose, nzigurana amafaranga? Nyuma y'iminsi 2 umugabo abitekerezaho yahisemo kimwe. Umugabo nawe arongera bisubiramo ati databuja, mu myaka 20 maze mbana namwe nize byinshi bihagije byamfasha gushaka amafaranga mu bundi buryo, ariko izo nama wari kungira nshobora kutazagira undi nzikuraho. Umugabo n'umukoresha we babyemeranwaho. Umukoresha arongera amwibutsa ko namugira izo nama 3 mu buzima ari butahe nta mafaranga atahanye. Umugabo arabyemera nawe. Umukoresha ati ngizi inama 3 nshaka kukugira mu buzima. Icyambere nshaka kukwigisha ni ukudakunda inzira za bugufi, kuko zishobora kugutwarira ubuzima. Aho kunyura inzira ngufi utazi, uzanyura indende ariko usobanukiwe neza. Icya kabiri nshaka kukubwira ni ukugira amatsiko aho biri ngombwa gusa. Naho inama ya 3 nshaka kukugira mu buzima, mu gihe ubabaye cyangwa ufite uburakari, ntugafate umwanzuro, kuko ushobora kwicuza ibyo wakoreshejwe n'umujinya amazi yamaze kurenga inkombe. Nyuma y'inama 3 z'ingenzi mu buzima, umukoresha yamuhaye imigati 3 minini cyane. Ati iyi migati 2 nkize hamwe ni impamba yawe y'urugendo.
naho uyu mugati wa gatatu uri ukwawo uzawunkirira umugore wawe. Umugabo yafashe igikapu aragenda. Mu nzira arimo ataha ahura n'undi mugabo mugenzi we, amubaza aho yerekeye. Undi nawe ati mu minsi 20 nzaba ngeze iyo ndimo ngana. Wa mugabo ati nyamara aha ngaha hari inzira ya bugufi ushobora kuba wakoresha ukagera iyo ugiye mu minsi 5 gusa. Undi nawe abitekerezaho asanga koko kunyura inzira ya kure hariya hafi ni amafuti. Umugabo yaje kwibuka inama ya mbere umukoresha we yamugiriye amubuza kunyura inzira za bugufi atazi neza. Ashyize ubwenge ku gihe koko asanga n'iyo nzira arimo acamo yiti ya bugufi ari inzira y'amabandi, inzira y'umwijima n'amashyamba gusa, inzira bategeragamo abantu bakabambura ibyo bafite. Umugabo abyibutse asubira inyuma acumbika ku kantu kasaga nk'akaroji yaranyuzeho. Mu ijoro aryamye yumva urusaku n'abantu bavuza induru cyane. Arabyuka yambara ikabutura ngo ajye kureba ibyo ari byo. Ariko agiye gufungura urugi yibuka inama ya kabiri umukoresha we yamubwiye yo kugira amatsiko aho biri ngombwa gusa. Umugabo yisubirira kuryama. Mu gitondo abyutse ngo asubukure urugendo, yabajije umukozi wo mu irogi yarayemo ati nta rusaku wumvise nijoro ra? Undi nawe ati narwumvise. Umukozi nawe aramubaza ati none se ntiwabyutse ngo ujye kureba ibyo ari byo? Undi nawe ati hoya nabyumvise ndabyihorera. Umukozi nawe ati wamenye ubwenge, kuko iyo uza kubyuka akajya kureba ntiwari bugaruke. Twagiye ducumbikira abantu benshi hano tutamenye irengero ryabo kubera urwo rusaku bumvaga nijoro bakajya kureba ibyo ari byo nabo bakicwa. Urusaku wumvise aba ari urw'abajura barimo bambura abagenzi amasakoshi. Umugabo yumva koko amatsiko menshi atari meza rimwe na rimwe. Nyuma y'iminsi itari mike izuba ririmo rirenga, yarageze aho abasha kubona urugo rwe. Ibyishimo biramusaga kongera kwibona mu rugo nyuma y'imyaka 20 byari nk'inzozi. Umugabo ageze hafi y'inzu ye areba ku idirishya ry'icyumba cye n'umugore we. Yitegereje neza ariko abona umugore we ari kumwe n'undi muntu usa nk'umugabo. Umugabo urimo amukorakora mu misatsi, amusoma ku gahanga, amusoma mu ijosi. Umugabo ari hanze arimo ararebera ibiri kubera mu nzu ye mu idirishya ry'icyumba cye. Yibuka imyaka 20 yose amaze atarigeze atinyuka guca inyuma umugore we, ariko we akaba amusanganye n'undi mugabo. Umugabo wagiraga umujinya udasanzwe ako kanya yahise atekereza kwica uwo mugabo uri kumwe n'umugore we, ariko yibuka inama ya gatatu umukoresha we yamugiriye ati ntuzigere ufata umwanzuro mu gihe urakaye cyangwa ufite umujinya. Umugabo abitekerezaho koko asanga adakwiriye gufata icyemezo ahubutse. Uwo munsi ntiyarara mu nzu, yaraye hanze y'inzu ngo aturishe ibitekerezo. Mu gitondo akazuba gatangiye kurasa, umugabo yarakomanza kumangira umugore we. Umugore we nawe amubonye n'amarira menshi ati nari nkigutegereje mugabo wanjye. Umugabo nawe yibutse ibyo yiboneye mu idirishya nijoro, anatekereje ko ibyo umugore we ari kumubwira ari ibinyoma. Yamubonanye n'undi mugabo, agerageza gusa nk'umusunika ashaka kumwiyaka ariko biranga. Umugabo n'ijwi ririmo ikiniga ati hanyuma se umugabo mwari kumwe nijoro ninde? Umugore yakomeje kuvugana amarira adakama aturiya ni umuhungu wawe, ku munsi wagiyeho nibwo namenye ko ntwite. Uriya ni umuhungu wacu yujuje imyaka 20 uyu munsi. Umugabo byaramurenze ahura n'umuhungu waramuhobera cyane. Umugabo kwiyumvisha ko yasize umwana uyu munsi wujuje imyaka 20 kandi we ubwe yatekerezaga ko ashobora kugaruka umugore we yaracuze, bisobanuye ko atazigera agira umwana na rimwe, byaramurenze. Icyo gihe noneho nibwo bicaye ku meza, umugabo atekerereza umuryango we byamubayeho mu myaka 20 yose yari amaze kure y'urugo. Ati nguyu umugati ntahanye wonyine nyuma y'imyaka 20 yose, ariko icyo nakoreye kirusha amafaranga agaciro. Ubwo yavugaga za nama 3 umukoresha we yamuhaye, kandi koko zose zikaba zaramurinze gukora ikintu yari kuzamara ubuzima bwe bwose yicuza. Umugore asatuye umugati umugabo we yamuzaniye, icyuma cyanze kunyuramo. Arebye neza asangamo isashe, yari isashe irimo ikizingo cy'amafaranga aruta kure cyane y'umugabo we yari amaze imyaka 20 akorera.
n'akandiko kagira kati ubupfura wanyeretse mu myaka 20 twakoranye buruta kure umushahara wakoreraga, niyo mpamvu nanjye nifuje kuguha rutayo wansabaga. Inama y'umunsi. Mu masegonda make ushobora gukora ikosa uzicuza imyaka yawe yose y'ubuzima, nguko uko natwe tugenda mu ishyamba tutazi tukahaca inkoni tutazi. Inzira ndende kandi usobanukiwe iruta iya bugufi utazi. Izi nama 3 uyu mukoresha yagiraga umukozi we, uyu munsi ni wowe uzigirwa. Nitwa Claudette Nsengimana, ndabashimiye mwese mukomeza gukurikira ibikorwa byanjye buri munsi. Ndashimira abandi bafata umwanya bakabisangiza batabashije kubigeraho. Imana igibaho umugisha kandi mukomeze mu bishyigikire binagere kure. Mukande subscribe kugira ngo buri munsi mujye mubasha kubona inama y'umunsi nshyashya. Hari benshi bifuza kumbona, hari abibwira ko ndi umumama nashatse, hari abanyumva batarambona, ariko mushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Nitwa Claudette Nsengimana kuri Facebook ndetse no kuri Instagram, nkoresha amazina yanjye. Imana ikomeze ibarinde.